ntabwo nyina abambwira ngo ibyo ndimo ni ibiki bose ibyo barimo ni ibiki bave mu byabo mve mu byanjye nje mu byabo kibibaza ku byabo nibo bibaza ku byabo no chunga byako na mimi na chunga byako ndiko ndani ya roho yako ngumva ni Igiswahili kiri kuza tugende tupaka itore ryo ribango twebwe turihagije nta maturo nta cya 10 dushaka ribari iliminata ilimata ye kame muri ari satanika muyani magambo make nyine wavuze kuri Illuminati ubundi ni iki ndakwiyamye data yambumye mfite imyaka 12 arambwira tuzagwe ku gihanda cy'inzira mama yajyaga ambira nkazamubye ni nakumena amaso wa mukecuru we warambyaye wa Imana irantoragura inkura mu byaha iranyuhagira mu mujyi wa Kigali inkuye kuri puberi naje nibye mushiki wanjye nabaye muri ruhurura nabaye imbwa nari umuceri bavanga mu byondo mutoye muri puberi baje kumena nkawutora nkajya Imana irantoragura impagakiza imindura umuhanuzi imindura umuvuga butumwa imindura umushumba w'amatoro ya Horeb imindura profete nimitswe n'abashumba 300 muri Serena Hotel y'igihugu binyuzwa kuri televiziyo y'igihugu mu makuru ya saa moya na saa 5 ya nijoro mpabwa idarapo ntabwo uri kurireba hari yajya gusengera igihugu cyo gusengera igihugu ndi umuvuga butumwa rero nabwirije mu muhanda baranze mbwira abantu ko nzakomera none umuntu mwicaranye nawe urazi uwari we Apostle Yongwe Profete Yongwe Yongwe TV Yongwe Radio Yongwe Supermarket byose groupe sikorere Yongwe ufite n'amashuri Yongwe Karuvari Yongwe Air Okay tujya ku kintu ibyo banza wumve ndimo ndumva ibyo nizo zindi kurota ngomba guha abanyarwanda nkubaka igihugu ndabwira abanyarwanda ngo ayidigiri mini dig ni mukura amaboko mu mfuka mukore no kwa Yongwe byarakunze mu kibi yavuye mwikiza mu kidashoboka hava mu kidashoboka mu mujura hava mu mushumba mu mujura hava mu mushumba mu mujura havuye mu mushumba haleluya mu mushenzi havuyemo umucuruzi mu gipfuye havuyemo ikizimu mu mukene havuyemo umushoramari mu mana birashoboka ntabwo hahenze kwitwa reve ni hahenze kwitwa bisho hahenze kumenya ko ubwitimanya umwana wayo ikamutanga ku bwayo kwizamuduhana n'ibindi byose mpamba abantu bakenye nibamenye imbaraga z'Imana kutangiye kurira nawe nibamenye imbaraga z'Imana twakiriye nibamenye imbaraga z'Imana dusenga ni nayo mpamvu mbivugiye ikibi byose mvuze bihangane kuvuze ngo abantu bazanyica abataranyishe muri ruhuru abaryamye ndara muri ruhuru abataranyishe nyagirwa n'imvura ndaye kwibaraza abataranyishe nta muntu nzi muri uyu mujyi bazanyica ibwami banze ibukuru bazi ba komiseri banze ba generali banze ba bishop banze utazi Yongwe muri iki gihugu waba utazi ngo ayidigire mini dig kandi utazi ngo ayidigire mini dig umwaka uri imbere wadukoze isoni kuko ntiwamenya igipfusi cyo bivuga tujye bangwa ayidigire mini dig abanyarwanda twose ku gipfusi ni nona Okay icyo tuze nk'abakivuyeho ngira ngo ku bikorwa uvuze wagiye ukora byinshi cyane n'inzozi ufite muri ibi ngibi hanyuma hari amakuru mfite kandi nzi neza nawe ngira ngo ugeze kwitangariza wavuze ko ari we muntu wakiriye ni bishop uriya bishop uyu nguyu wigisha gusenga rukaki warakoraga mu mujyi yarinze ava mu Rwanda avuga ngo agiye kugura indege yaguze ama Range Rover kuri ibintu byose afite amafaranga pepe sibyo kandi mu byukuri yaguce mu myanya y'intoki guce mu biganza icyo kintu we ukivugaho iki nk'umu apostle nyine yo amenye Imana biroroshye kugura indege nta kantu gato kuko yabaye mu rusengero muhemba ku kwezi mu 5 ngo jya kurya wewe hembaga bishop Rugagi n'umwana wanjye nige wamwimitse nige wamurambitseho ibiganza umwana wawe cyangwa umwana we n'umwana wanjye n'umwana wawe niwe wamwimitse ndi umushumba we kuko wagushumbye mbere abandi baza bakurikiraho ndi umushumba we
cyaherewe ubupasitoro mu itorero mbere visionnaire ryahore bohori church ari imiko na certificate y'utihuta nayikwereka hariya ndacyazifite ye ibyo rero ntacyo yarakuze kuba yagura indege rero byo biroroshye azaza mu gihugu kiwe yaba ari mu gihugu kiwe azaza nta mizira afite azabwiriza hanure indege n'Imana izitanga amamodoka n'Imana yatanga kandi yakiriye Imana ni umukozi w'Imana yabura indege gute Imana ari itanga ubwenge nge bukora indege ibyo biroroshye ni cheap none se ko wenda impamvu ngo aje kino kibazo hari ukuntu atavugaga hari umwe n'abakristo bamwe na bamwe batirugagi hari ukuntu nyamarango afite ibintu mbese n'amakuru agiye yumva bakurane n'abadayimoni aha voilà iyo wakize kubera ko abapasiteri benshi bakenye n'abakristo benshi bakenye iyo wakize bavuga ko waguye iyo uvuga ukuri bakavuga ko wayobye ubu kuko nsigaye mvuga ukuri baravuga ngo narayobye hanyuma nabukunda ati Yongwe yararangiye nibo barangiye nabukunda atarashaka views nawe rero yaratatse akura itorero cy'imisagara arigeza kwa Rubangura aca muri social media arahinda abandi ngo yagiye ikuzimu hari umwobo bagira mu ikuzimu badutangayo bagundana badutangayo bave mu magambo bakore niba uri pastor wa pasteri pana manyanga niba uri profete hanura ibifatika saba Imana ubuhanuzi niba ubwiriza niba muri showbiz ivuga ubu ngiye kuvuga nta muntu ugomba kuzajya aratarebye the vibe kuko mfite vibe ndavibura ntabwo nyina abambwira ngo ibyo ndimo ni ibiki bose ibyo barimo ni ibiki bave mu byabo mve mu byanjye nje mu byabo kibibaza ku byabo nibo bibaza ku byabo no chunga byako na mimi na chunga byako ndiko ndani ya roho yako ngumva ni Igiswahili kiri kuza tugende Tupac hayo ni tu ni Lil Pac na Tupac yego Lil Pac Tupac arapfuye Lil Pac rero tugende umurimo werekeje hamaboko ukorana umwete ataka piga daimoni piga satani piga bazimu piga pepu waje muri social media kubita satura shwanyaguza amen wigira ubwoba ngo ntavuga nkiteranya na naka abo nibye niteranye nabo narakizwa ni beshi ngo nakizwa ni ngo ntazaho ngo ntawumenya amazi bwijagera ni nkugeraho narakuvuze nawe uzamvuge niba utikurana uzansekure ariko hari igihe uzasanga mfite izindi mbaraga twe ntabwo dukubitwa mwana bwira ihene ko ari ihene ubwira intama ko ari intama ubwira umwami ko ari umwami ibyo kubaha mu byubahe n'ibiri cipu mu bisuzugure Yesu yasuzuguye abafarisayo arabwira ati mw'abafarisayo atumeze nk'ibituro bisize ingwa mumeze nk'ibituro bisize ingwa yarabamenyereye sana bari baramumenyereye abantu bamenyereye Yongwe ararura ntabwo bakina abantu bamenyereye akanwa kanye ndiko naho aya magambo araza guherekezwa no kujya ngutegeka abanutse ikintu kikubeho arabana kurya no kujya ntegeka ikintu cyiza kikubeho kuko turaprotejwe you're protected muri the vibe ikindi kintu nacyo nabazaho ngira ngo muri Afrika hamaze ndakeka ko umunyamakuru ukurikirana amakuru kameme n'atariyobokamana n'andasanzwe yakurikirana ariko byose birajyana nyine hari ikintu cyitwa inkundura imaze muri Afrika cyane ituruka mu bihugu by'iburasirazuba mu Amerika n'Iburayi bwabo nyine ikintu cyitwa ubutinganyi muri minsi kirimo cyavuze ubu pe hari n'amadini amwe namwe abyemera hari icyo cyakoze inama mu bushize bavuga ati ibyo nta kibazo rwose hari n'irindi rituruka mu Burayi bw'Iburengerazuba nabwo baravuze ati n'uburenganzira bwabo icyo kintu kivugaho iki sogokuru yarongoye nyogokuru data arongora mama nanjye ndongora umugore wanjye abakobwa banjye n'abahungu banjye nabo bazakura ibikomoka mu muryango abanyarwanda na kera bataramenya Imana bari bazi Imana igusha imvura bari bazi Imana ishingira umuhungu n'umukobwa ibyo bindi rero ngo umuhungu yarongoye undi muhungu icyo ni ikizira cyadutse hanyuma ngo umukobwa yakunze undi mukobwa ngo bahuje imisemburo abo ni abazimu ariko hari amadini abyemera bavuga ngo ni uburenganzira bw'umuntu bakabyerura pepe hega amadini idini niryo ryishe abantu mwana idini ryishe Yesu yaje kuribwiriza riramwica idini ritwicira intumwa 12 hakurya i Buganda ritwicira abantu mu mashara idini ririca ariko itorero rirwanya ibyaha itorero rirwanya ibyaha mu itorero abahungu babiri ntibarongorana
mwitoreye abakobwa nibarongorana no mu gihugu cyubaha itorero ntiribiko. Ibyo bintu ntabiri mu Rwanda. Ababikora ni abantu bari kwesikoroka b'ingegera bari gutereta abazungu babiba amafaranga. Abanyarwanda ni bande se bahari? Ngo hari utubendera tubiri, niba ari kamwe niba ari tubiri, ngo twashinzwe muri ambasade. Ambasade ni ubutaka bwabo. Hari umunyarwandakazi wabaye Miss w'igira igihugu wagaragaye ayifite iryo bendera. Bendera wigeze kubona ryashinzwe ku kibuga cy'indege? Hari rwabonye ryashinzwe kuri presidence? Hari rwabonye ryashinzwe ku murenge cyangwa ku kagari? Wacu mu Rwanda nitwemera ubutinganyi. Ntabwo tuzi. Harimo ko ikora. Kandi uzatuzanira Imana tutazi. Tuzamubwira ko turi abanyarwanda. Dufite na ndi umunyarwanda. Ndi umukristo, turi abanyarwanda, ndi umukristo, ndi umunyarwanda. Ibyo se urumva ubutinganyi bwakwinjirira he mwana? Nawe. Nyamara ibyo bintu birahari. Nawe. Birahari apotre. Umuryango utagira ikigoryi. Nta n'umuryango utagira abatobyi. Udutobera ntiyabo. Ariko azatoba mu ibanga. Nose nkamwe nk'itorero ni iki mwakora cyangwa muri mategeko iki gukora kugira ngo mubwire abantu bafite ubwo iyo myumvire ihumanyije? Umva ndi kubabwira. Ni ikizira cyungwe. Umbi iyo mubonye ahitakizwe ubusa nahura n'umutinganya kancika. Namukuramo iyo misemburo y'abatayimoni n'abasore bananiwe gukura amaboko mu mifuka ngo bakore bashake rare bari gushyiraho abazungu ngo bazamamaza ubutinganya. Ariko apote wawe ufite diru yawe ukora ufite amafaranga ukajya gukora ubutinganya. Ako ntabwo ari akazi. Wari bwabo n'umunyamurenge unyonga igare. Banyonga ikize. Unyonga igare. Wari bwabo n'umunyamurenge w'umunyonzi. Wari bwabo n'umunyamurenge w'umucoma. None se bakora icyo ushatse kuvuga cyangwa n'abantu bisobanukiwe no muri rombo usanga bicaye witwa bari kwiganira bivugira iby'inka. Bazi ko bagomba kubaho kw'Imana ibeshaho kuko ububyutse bwatangiriye umurenge bukomeza muri Afurika. Burya se wabyumvise neza ko kandi ntabwo nari nkazi. Abanyamurengero nuko bateye. Abo bantu rero bita inshuti yanjye reka twumve. Hano dufite abo bita abasitari nibara udusitari. N'abasitari. Dufite abo bita udusitari. Muhuru ukabona ipataro bambaye pocket ipataro ziragwa ukagira ngo nukugwa ni style ahubwo ni inzara ntibajya n'akantu bafite. Ariko ngo n'uburenganzira bwabo. Abasitari shabageraho bokeje burusheti inzoka zikabarya batakwigurira burusheti. Dufite abasitari benda gupfa wumve n'ibikweto n'ibirinete gusa bitagira kofe. Nta kofe bafite. Dufite abandi bitwa bamota. Ubona ari kugenda n'udukobwa dutatu tugira ngo ni abamota. N'inzererezi igendana n'indi nzererezi ntacyo bakwimarira. Barica izina ahubwo baba bakoze izina. Kiga bakoze izina. Abo bantu uri kumwira ngo ni abatinganyi n'abantu bafite ibibazo. Nubwo wakwihindura agakobwa iyo umuntu abonye ubwanwa bwawe abona bitakubereye. Nubwo watereka amaso ntatereka, nubwo wakoresha inzara barakona bakagira ngo uri igini. Kuko ibyo byahawe abakobwa n'ibyahaye abo abagabo. Bamwe bita ngo ni inzobere mu mideri no n'inzobere mu bigezweho. Tuvye ko ari inzobere noneho. Hari ababikora b'inzobere mu mideri babaye inzobere bambika bami n'ibikomangoma babona agafaranga. Nozo abyuka mu gitondo nguru umusitari nuri umuraperi ngurape tubona iyo warapye. Nuri umuraperi tubona iyo warapye. Nukina filimi tubona iyo wakinye. Na komedi yarakunaniye. Wirwara gusuvuga ibyiki uri umufana wa Reyo ibyo sabiragabura genda ufanereyo nushaka wongereho ugene kureba mukuri buta ibyo sabira kugabura kanogobetsemo genda ufane ibyo birakureba simbizi nushaka ufana amavubu ufane byose ni byiza iki giye umupira ibyo sindwanya imipira sindwanya fure nibyo niba bikore ariko ujye uzi kujya gufana wariye wanyoye uko makuru ati kipe yacu uzi kujya gufana amavubi yacu mwana kujya gufana amavubi yacu wagize gute umvise wariye wanyoye uba wumva kuko agasohoka urisigira nje wenda gupfa wenda kwicwa n'inzara urakoma induru ntawe ukuzi abandi baratega moto urirukanka n'ibirenge wabonye ibyiruka uriruka vie yudafite icyo bita umufungo hano inyuma y'umujyi yudafite ifaranga yudafite ikofi yudafite utekereza naburota nawe abantu nibakura amoko mu mifuka bakore ugwe ku kintu gato bamugani ngo uzihindura umutinganya ugende bakwandi kubona amafaranga uzarongora umuhungu usugeze ryari uzapfira mu butinganya akira agakizu kizweho uvuye ku kintu nanjye kukubaza no mukanya wamugani hari ukuntu muri iminsi abarokore cyane cyane bo bakunda kuvuga cyangwa se bakabarokore muri rusange si bose wa muntu uzahera kuwa mbere
ari mu rusengero kugeza kundi wa mbere akica avuga afite ikize ngo Imana izabikora wagiye gushaka akazi ati Imana izabikora yenga Imana ngo yambwiye kizama akazi wagiye ugakora ati Imana yambwiye kizankora byose ibyo bivugaho iki Imana sigira ibyijugunya no Imana friend Imana yubatse ibintu byayo che baba we irangirira ngo nkunda bashakana umwete ni wazabibona ni bamwe bavango kumusaraba biranagana kumusaraba se igorogota hari ikiza kihaba ngo kumusaraba igorogota biranagana igorogota ugeze munsi y'igorogota uhasanga uduhanga twatogotse ugeze hejuru igorogota hanagana uduhanga n'umusozi w'umubabaro si umusozi w'ibyishimo amafaranga ari mu mutwe amafaranga ari mu gukura amaboko amafaranga ari mu kubyuka ukataka ugatogota amafaranga ntabwo ari mu bigambo so Apotre mu buzima bwawe muri nko mu myaka 5 mushize cyangwa se mu gihe umaze mu murimo w'Imana nihe ukunda kugira weakness cyangwa ukunda kugira intege nkeya nawe kumva vuga uti Imana kuko na Yesu Kristo afite amafaranga wikwirirwa wongeraho ibintu yo nafite amafaranga mba naguye si wabugira murare noze ufite Yesu nagwa ufite amafaranga ngo ufite Yesu uvuga uti ufite Yesu nkagira murare ko nza kuyabona ariko ninguma ndya amasara nsanga mu rugo wafite Yesu ntababuraye bafite Yesu nuvuga ngo Yesu egare cash iyo ufite Yesu ufite ibitekerezo ubu ufite amahoro ya mahoro akagutera akaguha ubwenge bwa bwenge bukagutera kujya gushaka amafaranga Nike kintu cyakubayeho mu buzima bwawe kugeza ubu ngubu uhora wicuza kandi cyane kubabaje n'ukwizera abantu atarabizerwa kuri uwo muntu niki umuntu niki umuntu kuri wowe umuntu niki umuntu niki avuze iki kuri wowe Yesu umuntu niki kuri wowe ni inyamaswa ibasha kubaho mu bihe byose n'ahantu hose umuntu ni inyamaswa iz'ubwenge ibasha kubaho mu mvura no mu zuba ibasha kubaho mu bukene no mu bukire ibasha kubaho muri gereza no mu mudendezo kose ikabyakira harya wambwiye ko watangije muri Horeb Horeb musengeye Imana ngo musengeye Imana muri Horeb Imana yahe Imana yanjye yawe ku giti cyawe nageze ko ijuru n'isi nagiye kuvuga ngo hari Imana yi Yerusalemu yi Betelehemu yahera hena nijyo bivuze bose Imana yawe ntabwo mbwira Aburahamu ngo amfashe ngo Mana ya Aburahamu ni Mana ya Harerimana Joseph ayidigire imini dig Ntabwo ngo Mana ya Yakobo ni Mana ya Harerimana Joseph ya Mana ya Yakobo niyo yanjye kunkorera ntabwo nca kuri Eliya ni deregite n'amazi n'umuriro kuba gisenga gutyo muri imyumvire wawe nicyo wababwira nabyo hari aho Bibiliya ibivuga ivuga ngo iki nyine uramutse ube ngo Mana ya Aburahamu kandi Mana yanjye niko abagwa Mana ya mukuru wanjye ya mwene wacu we ntuyiti yawe ukwiye kuvuga ngo Imana yanjye ejo ubaye privatije oya naje nabyo kuko ari imyizerere bizeye nitwabisenya Mana ya Aburahamu ayo mazina atatu yuvuze ngo Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka Mana ya Yakobo wawikonegita ku masezerano Imana yabasezeranije kandi turi abo muri ibyo bisekuruza ntacyo bitwaye ariko nkanjye mu myumvire yanjye zirimo ngo Mana ya Harerimana Joseph uyu munsi bimenyekane kuri Imana mu mujyi wa Kigali Apotre kunywa inzoga ni icyaha cyangwa gusinda nicyo cyaha 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 ko ntari kubyumva neza hari kunywa inzoga ugasinda cyangwa se kuzinywa ntusinde ariko wazinyoye icyaha muri cyo ni iki ni ukunanirwa n'inda inzoga zijya mu nda kunanirwa n'inda mwana wanjye Timoteyo turi ngusigiye itorero ariko ndabona ufite inda yakunaniye yarabibonaga uzajya unywa gake kuko inda yawe yakunaniye none ubwo singushubije ako gake yarakemeye nawe yarakunaniye inda no yarakareka ko inda yawe ukayitegeka wakwakira umwami Yesu ukavuka ubwa kabiri ngiye ntabwo nava ngo utansengeye byo kabisa isengesho ngiye nariteguye byanga bikunda ngiye kwaza ikibazo cya nyuma dusenga ducaho nwambwiye ko nkunda amafaranga ituro naryo wariteguye ituro ariko ukoresha momo se ukoresha momo ituro wariteguye
harya bara Yesu bamuhaga itura da nde nateraniro na rimwe Yesu yabaye matatuye atatuwe cyangwa batatuye kabiri kwa padiri habaye misa padiri akibagirwa guturisha icyo bita igitambo cya misa bahita bamujyana i Roma bakamwirukana bakamwambura ikanzu. None se ko ari amatorero runaka mu minsi iri imbere nawe ateganya n'ibikorwa runaka bemeye yuko abakristo bazaza bakinjira ubuntu rwose bakajya mu giterane bakajya n'ibyo banatahana ibintu impano runaka rwose baravuga ngo nta kintu cy'ituro cyemewe ngo twe turihagije. Itorero iyo ribango twebwe turihagije nta maturo nta cya 10 dushaka riba ari iliminata. Iyi ilimata ye kame muri ari satanique uzajye bugesera mu minsi iri imbere. Itorero ridatura ntabwo riba ari itorero. Uravuze ngo itorero ridatura ntabwo riba ari itorero ry'umwuka ni satanique bari satanique nta nubwo riba ryemera umwuka wera. Ega Bibiliya ntigira amarangamutima. Nase icyo kintu umva twiteguye kuvuga ukuri byagomba bakatuzirika cyangwa bakadutera. Icyo kintu nanjye nashaka kumena umuceri gomba kumena hano kino kintu ntabwo Bibiliya iryemera. Ni ukuvuga hano hantu ntabwo bitera n'uzaba confusion hagati. Pastor wanyu azavuga ngo ntimuzongere gutura muyeho amaturo muzajye gusengera ahandi azabashenye Bibiliya. Muyani magambo make nyine wavuze kuri Illuminati ubundi ni iki? Ndakwiyamye tutahise kwiyamye nacyo ni igisubizo nanga muri social media ndakwiyamye nta cyozo nanjye niyamitse ka tubyihoreye nyurwa ngo Illuminati nagumaje cyari cyo. So reka dusoreze kuri akangaka tunigende rwose tusenge tu nacyo ni Illuminati. Wemera kuzapfa mu yandi magambo make ntabwo ntumbwe ngo uranyiyamye ariko nzasinzira gupfa no gusinzira se bihuriye nzasinzira ninjo ntiwasinziriye se negereje ko nzakanguka. Abatesalonike ibice 5 murongo wa 22 ngo mwemere yuko umunsi umwami Imana azaza ahagarare mu bicu avuga ijwi rirenga nk'iry'abamarayika abapfuye bizeye basinzire mu bituro bazuke n'abazaba bari bambika undi mubiri urumva nzasinzira muzanjyana murirago ntapfuye ahubwo nasinziriye. Nzaba negereje yuko Yesu azahagara ku ifunzo kandi bazakujya n'ibacishamo ubareba bande abakuza bakwikorera. Yewe nzarama imyaka myinshi mu bazanjyana ntabwo urimo riri pake ntabwo arimo wize guteze na bamwe bandwanya ntibarimo ngeze ndakurwanya njyewe oya we nundwanya abantu bandwanya mu bazajya kunshingura ntibarimo. Nzarama imyaka myinshi nanjye nzarama imyaka nzapfira ndayizi ariko sinzi ukwezi n'umunsi. Imyaka nzapfa mfira ndayizi icyo ntazi ni ukwezi n'umunsi nibyo Imana itambwiye. Ahantu twite tubihuza na kwa kundi umuntu ajya yitaba Imana kwisi tugasigara cyangwa se bagasiga bavuga ngo ibikorwa yakoraga ngo Imana ngo dufite ikize ko Imana ngimujyanye mu ijuru ngo yicaranye na nyina wa jambo ngo yicaranye ngo nuhoraho ngo ndabizi bagasigara babyemera kuri isi. Ibyo bintu urabyemera wowe? Nawe agiyeyo bazatubwire ngo nabonye naka nta n'uwagiyeyo wahamagaye ati nicaranye na Aburahamu. Tubiharira Imana. Izo ni injuga noneho tubiharira Imana. Cyakora n'undi iyo umuntu yapfuye n'abakuvuga nayo bati disi bakarira ariko yajya akanya ati amafaranga yanjye apfuye atanyishyuye undi ati ndamukize undi ati kirakagenda cyandongoreraga umugore ariko bose bararira bavuge. Mu buzima bwawe n'iki kigutera ubwoba kabisa nawe kumva urahabutse? Ikinera urwankumva ndahamutse. Urahabutse byo guhaba ni ibintu ngiye kuzakora muri iki gihugu. Nibyo bintu urabitekereje ko mufite ubwoba kavuga ati Imana nge none ibyo ibintu ngiye kuzarocinga hari imbere nibyo bintera ubwoba. Niba atari banga n'iryari muhe mwaka ndatwite. Utwite yangahe se? Ndatwite y'amagambo angahe y'ameza angahe? Nuko tutwite y'amagambo angahe y'ameza angahe? Uyu munsi cyangwa ejo cyakora nkurahiri biva ngo uri kugisa n'izina ry'Imana nkorera nitabyara inyana izabyara ikimasa. Ndatwite. Apotre atwite muzabona igitangaza. Ye ngashaka divorce n'umugore wanjye none se umugore wanjye yabyemera ariko ushobora kuba washaka umugore wanjye yabyemera ushobora kuba umugore wanjye namutakeme. Apotre Yongwe ugiye kwibera Kimironko yahita hansanga. Apotre Yongwe hano wumve neza burese murancokoje umugore wanjye mwirukanye yajya hehe yajya iwabo ni Nyagasamburira arimo ariko
umuntu mumaranye imyaka 20 yatunguka iwabo warahukanye hari n'abamara 30 bamaze 40 arahukana pe tumaranye imyaka 20 bimaka bangwa atayi iwabo ise yamugarura ku ngufu nanjye ngiye iwacu nahukanye papa yansubizayo ku ngufu nta makuru dufite umuryango reka nkwibutse neza wambwiye kujya ukurikirana nta makuru wumvisha ejo bundi imuhanga hariya umukecuru imyaka 60 hafi na wakoze amarorerwa akafite warakabanye gacaracara none se ko byarangiye yahukanye yahuye n'umujura aramwiba uriya ni umujura kandi bagukwera igatumwa uriya ni umujura witwaje ipataro n'umujura kandi ngo yari umukozi w'Imana uriya ni umujura witwaje ipataro wangu n'umujura witwaje ipataro wagiye kwiba umugore amusenyera n'urugo nicyo bavuga ko abapasiteri b'abesikuru b'iki gihe ngira ngo muri Kenya warabyumvishije abapasiteri bagiye rwose agafata abakristo be akababwira ngo biyirize iminsi magana bakarinda bapfa bakabataba mu byobo nibwo nibyigeze ko kigiye cyabwe kibwe cyo navuga se iyi impumyi iranda sindi sigwa mu rwobo iyi impumyi iranda sindi sigwa mu rwobo kuko zose zihumye nta mpumyi rero iranda tindi nta murwayi urwaza undi rero yararwaye yarahumye ayibura abantu b'impumyi haramwe abantu bahamagara leta habura abahamagara leta harababwira ati nyamara murapfa nimuze tugende bose barapfa icyo nabwira abakristo bajye bemera ibyo abapasitoro bababwira byiza ariko ntibakemera ibibi kuko ijambo rikomeye muri bibi biravuga nubura ubwenge nzakureka isa ni amaturo ku batuye ariko si amaturo ku bataratuye uyu mupira ni amaturo ku batuye n'inkweto ni amaturo ku batuye yitwa Jordan ye sibyo ku batuye abataratuye se baramaza ngo ni amaturo babigizemo uruhare ndaza kumenya aho mpagaze gute ndi kubwira abantu ngo ayidigire iminidi gukira ninona koka ninona nirukana inyatsi n'akarande nshagagura imivuma hivi gaturuka ndakududu yasinga ndagukontorovaya mwigisha gusenga ukuzuzwa umwuka we unyikomeje wazahanura ukagera kure kuko Elisa yagendanye na Eli agakomera mu bwami bw'Imana ndambasaderi kuko ibyo mvuga bikurana mu isi bikabajyana mu ijuru mvugira ubwami bwamamagaye ndi ministiri muri ministeri y'Imana ndi umunyantege nyaburya ndanatsindwa Yesu akansindishiriza hose sinivuze sevo yanjye niyo amen ngaya nguko rero nyine mwabonye ikiganiro twajyanye na Apotre Yongwe yababwiye koko Yongwe TV muri the vibe kandi twamusuye yes so nibisanzwe nanjye nari Lil Park with the best impanuro mwazibonye kabisa mwazumvishe yavuze amateka yivuze naho yageze kabisa emotion ziraza kurira byenda kuza nyine ariko rihangana nk'umuntu w'umugabo nyine so nawe niba hari ikintu wumvishe ugomba gukuramo umenya yuko yavuze ngo byose birashoboka kandi imbere ni heza wikweba ejo nejo wundi webohoka ugana Imana ibindi byose rwose ntibizagukange byose birashoboka guys Imana ibarinde turi kumwe ku munsi w'ejo bye bye